Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Abdati. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byagaragaye mu bushakashatsi mu minsi yashize, aho berekanaga ibintu bitandatu bishobora kuba byatuma utera imbere vuba kandi byizewe. Dore ko ahanini basanze abantu benshi mu gihe bari gushaka iterambere ry'ubuzima bwabo bajya guca hirya no hino bakavuga ati se bizagenda bite, ugasanga bapanitse ariko disi nyamara hari uburyo butandatu gusa wakoresha ubuzima bwawe ukajya wabona ko bwagize impinduka mu buzima bwawe kandi nta zindi mbogamizi zigaragayemo. Ahangaha rero niho nahise mbashakira ibi bintu bitandatu, nanjye ndavugatereka mbibagezeho kugira ngo ejo bundi utazaba urimo kuba wakisanga mu mazi abira kubera imyanzuro utigeze ufata muri ubu buzima. Kuko muri ubu buzima murabizi neza, iyo utafashe umwanzuro ubu ngubu ejo usigara urimo kwicuza. Ndagira ngo kandi niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ya Abdati, wibuke gukora subscribe, wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona video nziza nk'izi ngizi z'ubwenge twa uploading aho buri munsi. Dore ko ari video zibasha kuba zagukangura zikakubwira ati ahangaha stop, kora gutya kuko nibyo byanyabyo, nibyo bikenewe muri ubu buzima, nibyo tuba tugiye kuguhereza muri aka kanya kugira ngo utazatandukira ejo bundi ukazaba wicuza. Reka tujyane n'impamvu ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere ugomba kwita ukora mu buzima bwawe guhera ubu ngubu kugira ngo uzabashe kuba watera imbere nk'uko abandi bateye imbere. Ahangaha ubushakashatsi bwagaragaje ko impamvu ya mbere ugomba gukura mu buzima bwawe, rekeraho ngaho kubwira abantu bose imigambi yawe yose, rekeraho ngaho kubabwira imigambi yawe cyangwa se plani zawe zose, kuko ntabwo uzi abantu bose muri kumwe, ntabwo uzi imigambi bagufitiye weho. Ushobora kuba uri kuvuga ati se gute nzakora ibi bintu, ngo mfite wenda projet nshaka kuba natangira vuba ngaha kandi nshaka kuba nayisangiza abantu banjye. Yego nibyo urayifite iyo projet, ariko stop, tangira utekereze ute se ninyibabwira bamwe muri aba ngaba koko ndabizeye neza, ni inshuti zanjye kuva ryari? Yego ngo ni inshuti zanjye, ngo twahuriye ngo mu kabari, ngo urumva twahuriye muri night club tumaranye icyumweru kimwe, ariko ngo ndamwizeye cyane nta kibazo. Abandi ngo ni inshuti zanjye, ni inshuti, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko please stop, rekeraho ngaho kuba wabwira abantu bose imigambi yawe, kuko ushobora kuba uri kubwira imigambi yawe ari ugufitiye indi migambi mibi, ushobora kuba yakugirira ishyari ejo ntiwamenya. Rero rekeraho ngaho kubwira abantu imigambi yawe, dore ko impamvu abantu benshi badatera imbere ngo usanga niyo umugambi we cyangwa se projet ze ashaka kuba yatangira, iyo zipfuye uba usanga ari kwihereza impamvu zidafatika, akavuga ati se abantu bose nagiye mbwira ibintu byanjye, ubu ngubu koko nibiza gupfa mana yanjye ubu biraza kugenda bite? Ugasanga ari gukomeza yipushinga mu kintu adashoboye, abizi neza ko adashoboye, ariko kugira ngo azabashe kuba yakemeza ba bantu n'ubundi yagiye abibwira ibyo bintu byose. Niyo mpamvu ahangaha bakomeza kubwira ati rekera ngo kuba rero wabwira abantu imigambi yawe yose, kuko ntabwo rwose ntabwo ibyo byatuma utera imbere, kuko weho ubwawe nibikunanira nawe ubwawe uzigaya, wumve ko udashobotse, wumve ko udashoboye, wumve ko hari ahantu ufite intege nkeya, ariko si byiza. Rekeraho ngaho rwose, urekere kubwira abantu imigambi yawe bose, kuko ntabwo ariko bakwifuriza neza. Ahangaha ubushakashatsi bukaba bwarakomeje butubwira ku mpamvu ya kabiri nayo ituma watera imbere vuba kandi mu gihe gitoya. Menya guhitamo neza inshuti zawe, menya guhitamo inshuti zawe, dore ko abakire bavuga ati, cyangwa se abanyarwanda bavuze ati mbwira abo mugendana ndahita nkubwira uwo uri we. Niyo mpamvu akenshi uzasanga abakire bose nta mukire ugendana n'umukene. Hoya ntibibaho, kuko umukire ahita afata ibandi we, uba usanga hari ibiganiro mutaganira weho iyo ukiri umukene wapi. Ahangaha hari indi mpamvu ya kabiri bayerekanye mu bushakashatsi igaragaza neza ko ushobora kuba watera imbere uramutse ukurikije izi mpamvu zose uko ndi kuzikubwira. Menya guhitamo neza inshuti yawe. Inshuti yawe niyo mpamvu uzasanga abakire benshi cyane ahangaha tuzi, nta mukire uba uziranye n'umukene gutya ngo amugire inshuti ye ya hafi. Hoya ntibibaho, ahubwo umukire afata inshuti y'umukire mugenzi we kugira ngo azabashe kuba yamuganiriza ibindi biganiro byunguka birimo business, ibindi biganiro nyine bijyanye n'akazi kose yaba arimo, kugira ngo bitamusubiza inyuma ahubwo bikomeze mu pushing. Kuko nta kuntu umukene yaba inshuti n'umukire ngo bibe close, kereka wenda ari ya nshuti n'ubundi bakuranye kuva kera, ariko nawe ntabwo bikomeza biba
ariko nawe ntabwo bikomeza kuba close cyane nka mbere, kuko nawe hari indi ntambwe akomeza amuzamuraho, wenda yego yamuha ibi ideas wenda mu gihe ari down akaba yamupushinga, ariko nta yindi nama aba amukeneyeho mu by'ukuri. Niyo mpamvu mbabwira ati muzamenye guhitamo inshuti zanyu, umenye kuvuga ati uyu nguyu ni inshuti yanjye, umenye kuvuga ati uyu nguyu ni umuclassmate, umenye gutandukanya ibyo bintu, kuko ubu ngubu muri iyi minsi ingeso zisigaye ziriho, uba usanga umuntu ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ariko wamubaza ati uyu nguyu ni iki ku buzima bwa kabura igisobanuro, akavuga ati ni inshuti yanjye, ariko se ni iki cyawe? Ni umuclassmate, ni umucolleagues, ni iki? uvuga ati uyu nguyu ni inshuti yanjye twahuriye mu kazi, ni inshuti yanjye twariganye, ni inshuti yanjye nyine twahuriye aha n'aha, twahujwe n'iki n'iki. Icyo ngicyo cyitwe ubushuti nyine. Niba ari inshuti yawe kuva mu bwana nibyo ni inshuti yawe, ariko bimenya ati umushyira mu cyiciro iki n'iki. Ubwo niba ugiye muri business menya ati ufite inshuti izi n'izi, niba ugiye mu bintu byo ku ishuri ufite inshuti izi n'izi, niba ugiye ahantu runaka ufite inshuti izo nizo nshuti nyine z'aho ngaho uri, ntabwo ari inshuti yawe magara, ntabwo ari ya nshuti yo kubwira buri kimwe cyose ubonye, ntabwo ari ya nshuti nyine, ni ya nshuti uzajya ubwira ibintu muhuriramo, ni ya nshuti uzajya ubwira icyo ngicyo nyine. Ariko hari n'inshuti tugira nyine mu buzima zimwe z'akadahoraho. Rero menya gutandukanya inshuti mizi n'inshuti mababi. Ibyo bizagufasha mu buzima bwawe, kuko uramutse ubayeho gutyo gusa udafite izo nshuti mu buzima bwawe, utazi gutandukanya inshuti zawe, ntabwo wazatera imbere muri ubu buzima bw'isi turimo. Ikindi kintu cya gatatu ahangaha bakomeza batwereka, bari kutubwira ati ishimire ibyo umaze kugeraho kandi ntiwitege ibyo utazabona, kuko ubu ngubu muri aka kanya ushobora kuba wenda umaze kugera ku rugero rwo kuba wagura ikibanza. Nibyo, yes of course, icyo ni ikintu urumva kinini cyane kigari, ushobora kuba wacyishimira, ushobora kuba wenda waragraduatinze, ushobora kuba wabyishimira, ariko ntiwitege ibintu utazabona. Utangira uvuga ati yego maze kubona ikibanza, ariko nubwo maze kubona ikibanza nshaka kwita nubakamo inzu wenda ya $300,000. Iyo nzu ya $300,000 banza comparing uvuga ati ese ibi bintu koko nzabigeraho? Ndi gukora iki nibura kugira ngo iyo nzu ya $300,000 nzabashe kuyubaka? Ndi gukora iki muri aka kanya nyine kizampushinga kugira ngo nzakore iyo nzu? Kuko ushobora kubivuga uko nguko, ufite akazi wenda k'ibiraka, wagize amahirwe wakubise ikiraka ahantu, wabonye akaraka k'umwanya mutoya, none muri aka kanya uri kumva ikofi yabyimbye, uri kuvuga ati nanjye nshobora guhita ngura imodoka, ariko ntabwo uzi konsomateri yayo. Ushobora kuvuga ati nyine kuba nakora ikindi kintu kirenze, ariko kirenze ubushobozi bwawe, icyo kintu gihagarike, kuko ntabwo icyo kintu ushobora kuba wakibona. Menya ati mfite ibingibi, nshobora kuba nakora ibingibi, ariko ntabwo ngomba kuba nakoresha ibintu by'amafaranga arengeje ubushobozi bwanjye, kuko nawe ubwawe ukeneye kuba wagira savings, ukeneye kuba wakenera buri kimwe cyose ejo hazaza, kandi ntabwo kizava mu busa, ntabwo kizaturuka ahandi, nta wundi muntu uzakiguha, ni weho nyine wo kubikora, ni weho nta wundi. Bitekereze neza, kuko ibyo bintu birakenewe cyane mu buzima bwawe. Umenye ati ibikenewe ni ibi, umenye ati ibidakenewe ni ibi ngibi. Niyo mpamvu tuba twarabakoreye iki kiganiro cyiza nk'iki ngiki kuri YouTube channel ya Abdati, kugira ngo tubashe kujya tubakangura buri munsi. Umenye ati iyi nzira ni iyi ngiyi ngomba gucamo, umenye ati iki nicyo gikenewe muri aka kanya, umenye gutandukanya icyiza n'ikibi, umenye kuvuga ati ahangaha nshobora kuba nafalinga down, ahangaha nkaba nazamuka. Ariko iyi si niko imeze, aba ari gatebe gatoki. Niyo mpamvu tugomba kwicara twiga, kuko ibintu bihindagurika buri munsi. Ntukavuga ati biriya si imbigenewe, biriya si ibyanjye, biriya si ntoya, ntabwo ari ibyawe muri aka kanya, ariko ushobora kuba wabikorera nyamara bikaba nawe ibyawe. Menya rero limitation zawe, umenye ati ndaza gukenera ibi n'ibi. Niyo mpamvu rwose niba uri mushyashya kuri YouTube channel, kora subscribe, ukore like na share, usharing inshuti zawe, kuko nazo zikeneye kumva inama nk'izi ngizi. Ahangaha kandi tukaba dufite inama ya kane, ubushakashatsi bukomeza butwereka, bukaba batubwira ko kora uko ushoboye kose kandi wiringire ko ibyo urimo gukora ko bizacamo, kuko
Abahanga baravuga ati nta kintu cyose kigerwaho utagishyizemo uruhare rwawe, utabishyizemo ubushake. Nujya gukora ikintu bari kugupushinga bakubwira ati genda ukore kiriya, genda ukore kiriya, ariko utabishyizemo ubushake, I swear, niyo waba ugishoboye gute, ariko utabishyizemo ubushake uvuga ati bizakunda, I swear ko icyo kintu ntabwo uzakirambamo, kuko ntabwo kiba ari icyawe nyine, kiba ari icy'abo bantu nyine bo bakigupushinzemo, ntabwo ari icyawe. Ikindi kintu ubushakashatsi bukomeza butubwira ni uko ugomba kwigenzura ku giti cyawe ukamenya ati aya masaha ngomba kuba ndi mu kazi, aya masaha ngomba kuba naryamye, aya masaha ngomba kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye izi n'izi, aya masaha ngomba kuba ndi muri iki kintu nicyo nsabwa kuba ndimo gukora. Ukamenya kwigenzura, ukifatira umwanzuro ku giti cyawe, apana kuvuga ati buri wese araje ahise akubwira ati ubase nuza twajyanye hano hirya ko n'undi nari mukeneyeho gatoya, ukadufata ukatugenda. Aho ngaho ukoze amakosa akomeye cyane. Hoya 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 hoya, yerekere rekera ngo kuba wa muntu bafatira aho babonye hose bahita mubwira ati tugende, ukagenda. Rekera ngo umugabo uhamye nyine ufatira inshingano, uvuga ati ngomba kwifatira ibyemezo bikakaye, nubwo byaba bigoye cyane ariko bibasha kuba byahindura ubuzima. Ugomba kubikora kuko nyine niko turemye, niko abagabo tumeze, tuba tugomba kurwana. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo cya gatandatu, ari nacyo abashakashatsi bagaragaje gisa nk'aho ari intandaro abantu benshi dukunze guhura nayo, ni uko tugira amarangamutima menshi akadukontora, bigatuma dukora n'ibyo tutagambiriye. Dore kandi n'ubu usanga ati ni inshuti yanjye ngo araje buri kanya ati umva nuza wangurije amafaranga ko ndaza kuyagusubiza vuba ngaha, ugasanga kumuhakanira birakunaniye, ukavuga ati ese runaka arambona ate, ngo ni imwe mu mafaranga biraza kugenda bite, ugasanga wese umuhereza amafaranga utigeze unabipanga, kubera iki amarangamutima yaracyagukontorora. Ntabwo uraba wa muntu ushobora kuba yavuga hoya hoya yawe nyine ibe hoya, niba ari yego ibe yego ariko ikuvuyemo. Gerageza ukontora amarangamutima yawe, kuko nabyo biri mu bintu bidushyira hasi akenshi muri ubu buzima tubamo buri gihe. Kandi ikindi gerageza kujya ukurikirana ibiganiro bikubaka, kuko ari byo bizatuma nyine uhinduka wa wundi ushaka kuba, wa wundi ukeneye kuba we uzubaka ubuzima bwe bukaba bwiza cyane nk'uko abwifuza. Aya makuru yose n'ayandi kugira ngo uzakomeze ujye uyabona, ndagushishikariza kuba wakora subscribe kuri iyi YouTube channel ya Abdati, kuko ndabizi neza nyuma y'uko uraba urangije iki kiganiro ntukore subscribe, ndahamya neza ko kugira ngo uzongere ubone inama nk'izi ngizi zigukangura bizakugora cyane. Ndagira ngo rero ukore subscribe, usharinge n'inshuti zawe nazo zibashe kuba zabona ikiganiro nk'iki ngiki. Reka tuzahure muri video y'ubutaha, ndabashimiye.